Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye. Ninde uzampindisha umushitsi? Ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho, aribo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Amen. Reka turashimye mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo rero tubitinde kuko ano masaha yagiye, tugiye gusenga kugira ngo twakifite umurimo w'icyo gitondo, atugwire Imana yamara ku mutima mu izina rya Yesu Kristo. Turasenga. Uwiteka Mana ushobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimiye kandi turaguhimbaje, izina ryawe riragucyubahiro. Dushimishwa nuko waduhereje iki gitondo tukagiye kubonekamo twibuka umwuka w'abazima. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Dushimishwa nuko utwemerera kugera imbere yawe, nyamara ababishatse ntibabibone, natwe ntacyo twataze ngo tubibone, ahubwo ubuntu bwawe imbabazi zawe. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka ubwo tugiye kwakira igikoresho, Uwiteka ugisiga umwuka wawe, natwe dusige kumwumva no kumwakira mu izina rya Yesu Kristo. Twabona intege nke, twabona imbaraga, twabona kutizera, twabona kwizera. Uwiteka icyo gusabye ni ukugira ngo dushoboze kugendera mu magambo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Kuri dufate muri Yesu katuretse muri byose, tugusabirize kuko ziri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kandi twakira umugaragu wayo, ariko hagati ya mbere ko twimwakira kandi nshimira Imana kubera yuko abana bakoze impanuka, ariko kubw'amahirwe bakaba ari bazima. Nakora ko mubona ibyabo byo gutwara ibintu bya pameti, bari bafite pameti biravugwa ko bihisha, ariko umwe muri bo nyine akora impanuka, ariko barakoze ntacyo babaye. Imana turashimira izina rya Yesu Kristo. Bityo n'ibunga no kubaza kumva atameze neza, bamwe ntabwo bashobora kuboneka, bituma bityo bataza. Aba rero ko ashaka igikoresho mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Imana n'umugisha wa Yesu Kristo. Mbere na mbere turabona no kubaha Imana. Dusome ijambo ryanditswe mu Gaherayo 10:9, umurongo umwe gusa turasoma. Ni 10, 10:9 turagera ku wa 10 cy'umurongo wonyine.
turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aherako avuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Amen. Icara. Basoma na Timoteyo ya kabiri. Timoteyo wa kabiri ibice 2:20. Timoteyo ya kabiri ibice 2:20. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. Imana ihumugisha ubusubyi bw'amagambo yayo, kandi namwe reka twongere tubashimire kubwo kwitanga kuza kumva amagambo y'Imana. Amen. Hari benshi batemera gutanga umwanya wabo kugira ngo baze kumva ijambo ry'Imana, bagakerensa rino jambo, bakibera mu byabo, bagakora ibyo bashaka. Umubyeyi yakora ku mwana, umwana reka da. Ubu ni ukuvuga ko turi aha ngaha ntabwo ariko twese tungana, sibyo? Ni ukuvuga ngo turi aha ariko n'abandi batari aha ngaha. Turi hano ku rusengero n'abandi bibereye mu rugo. Ni ukuvuga ngo rero njyewe ndabashimiye cyane, kandi nshimira n'Imana kuko yabashoboje kongera kuza kumva amagambo yayo. Amen. Ubushe twari turimo twumva amagambo y'Imana, turimo twumva ati kwezwa n'amaraso. Iyo umuntu amaze kwezwa ntabwo aba agikora ibyaha. Iyo umuntu amaze kwezwa ntabwo aba akijya mu by'isi, ahubwo iyo umuntu amaze kwezwa aba amaze kuba umwana w'Imana. Amen. Noneho tumaze kumva aya magambo, kugira ngo aya magambo adushoboze kubasha gutura mu ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri uyu mwanya. Uyu mwanya agira ngo mbabwire ijambo tuganira, kandi ijambo rivuga ngo gukora iby'Imana ishaka. Amen. Gukora iby'Imana ishaka. Tubabwira inshinga cyangwa se umutwe w'amagambo kubera iki? Kugira ngo mubizirikane ubutaha ejo n'ejo bundi bizabe biri muri wowe, ujye uhora ubyibuka uvuga ati ejo bundi ngo twasomye ibitabo bitandukanye bikatubwira gutya na gutya, ariko sije inshinga cyangwa se umutwe w'amagambo wavugaga gutya. Kandi kubabwira ati tugarutse kugira ngo tuganire, tumenye gukora iby'Imana ishaka. Amen. Ni ukuvuga ngo hano mu Baheburayo nawe tubwiye neza. Ubushize twaganaga amagambo abitubwira ati umuntu amaze kwezwa, amaze gutunganwa, aba amaze kuba icyaremwe, aba amaze kuba umwana w'Imana, uwejejwe nawe agikora icyaha ukundi, ahubwo abaye umwana w'Imana. Noneho umaze kwezwa rero n'ayo maraso, ntabwo akora ibyo ashaka, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Amen. Nanjye rero ndabashishikariza kugira ngo tugimara kumva iri jambo twemere gukora iby'Imana ishaka. Uyu Pawulo umugaragu w'Imana amaze kwakira amagambo y'Imana akayamenya akayasobanukirwa, yaravuze ngo Mana njyewe ndagushimira kuko wabonye ko mu byo nakimo byose ntabwo nari mwiza, ntabwo nari nkwiriye. Pawulo yari Sawuli, sibyo? Pawulo ni witwa Sawuli, ariko amaze guhura n'Imana, Imana avuga ati nawe ukitwa Sawuli ahubwo witwa Pawulo. Noneho Pawulo ashimira Imana kuko yahinduriwe izina n'aba akiri wa wundi, kandi arongera ashimira Imana cyane ko Imana yaboneraho kwizerwa, bikamubitsa iki? Ijambo rye, ikemera ko ari umwe mu bakora umurimo w'Imana. Amen. Atari mwiza, natwe ngo twari beza, twari n'abandi bose batubwira amagambo tukabatereka reka ntabwo bishoboka, tukumva bitabaho. Uri kumva abantu benshi bumva amagambo y'Imana bakabishyira mu mitwe yabo, bakumva ko ari ibintu bitabaho, bakumva ko ari ibintu bidashoboka, bataratse bajya gusenga bakikorera ibyabo, bakajya mu byo bashaka, bakerereza ijambo ry'Imana, reka babwize ukuri ijambo ry'Imana ni ryiza. Batwigishe gushima umutwe abantu batangiye kumenya ngo ni byiza. Turabishimira Imana ko natwe muri twebwe abo bantu bakuru
bagashyira amanga, bagahera imbere y'Imana, bagashimira icy'Imana yabakoreye. Amen. Imana mugisha muri David, mugisha ko yigisha abagaragu b'Imana bagiye kwimura bano bashyitsi. Mugisha ko bano bashyitsi bari kumwe nabo. Umuryango w'abana turi kumwe arashimira ati Imana turinze atari beza. Ahantu benshi bakora impanuka yo Imana yabaye natwe. Undi arashimira ati Imana ishimwe ko Imana itanga ubwenge, atabandi bw'iyi si yamaye ubwenge ngira ute muri ikizamini ndatsinze. Abandi hano bagira ubushobozi, ariko kugira ngo umenye ko ubushobozi buvuye ku Mana, reka da. Mujye muramenya gusenga, musabe Imana. Amen. Amen. Mugire ute musabe Imana, numara gusaba Imana, Imana ikaguha. Ntiwicare gusa ngo Imana ikeneye iryo shimwe. Ngwino imbere yayo uvuga ati Imana ndagushimira ko nagusabye ukanyumva ukansubiza. Ntacyo nari nshoboye mu ishuri, ariko kuba arambaye amanota angana gutya ni ubuntu bwawe. Ntacyo nari nshoboye, ariko kuba nabashimira kuri ibi ngibi. Imana ntacyo nari nshoboye, hano hanze umwanzi araduhiga ace mu nzira nyinshi, ndetse akoresha n'ibikoresho bimwe hagati muri twe, ariko Imana ikatuneshereza. None Imana ndagushimiye ko ariho ubasha kutuneshereza. Amen. Amen. Imana igira neza. Noneho uriya magambo twumvise aravuga ati noneho ku murongo wa 9 cyangwa se duhere ku murongo wo haruguru yaho, aravuga ati ngo nzanywe no gukora ibyo ushaka. Natwe tugira Imana ati tuzanywe no gukora ibyo Imana ishaka. Amen. Natwe tuzanywe no gukora ibyo Imana ishaka. Nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Aherako aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'imirimo, tubeshejwe n'ubwiza, tubeshejwe n'ubuti barebare, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije. Ni ukuvuga ngo mbere bajyaga bajya gutambira ibyaha, bakazana amatungo, inka, ihene, bitandukanye, bakavuga ati ntabwo byari bihagije kuko ibyo byaratwikiraga bigatwikira ibyaha. Ariko Yesu amaze kuza, igitambo cya Yesu yatambiwe rimwe gusa. Amen. Haleluya. Murumva ko Imana ari nziza. Igitambo Yesu yatambiwe ni ukuvuga ngo niwe wabaye igitambo, atambwa rimwe rizima kugira ngo tube twejejwe. Amen. Twejejwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Abagira bavuga ati byose birarangiye, abemera bose mwese nimuze munsange ndabaruhura. Urushye abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Uwo ni Yesu wabivugaga. Natwe rero tuje imbere y'Imana kugira ngo tubashe kumusaba adushoboze, aduhe imbaraga, tubashe gukora ibyo ashaka. Gukora iby'Imana ishaka. Yemwe abasore, ndabizi imyaka murimo twayiciyemo. Yemwe abakobwa, imyaka murimo hari benshi bayiciyemo. Ni imyaka iruhije, ni imyaka igoye. Hano hanze murabona aburungano rwanyu, abo mungana, ababarutana n'abarasi yanyu, uburyo bitwaye. Ariko kugira ngo ube washoboye kuza imbere y'Imana, kuza ku magambo yayo, wumve ko hari ibintu ugomba gukora Imana ishaka, ntabwo ari twebwe ubasha kubyishoboza, ahubwo ni imbaraga z'Uwiteka. Ndakubwira ngo iyo myaka urimo, uko wumva ufite imbaraga, wumva ushoboye, ni wowe ushoboye kuvuga, ni wowe uzi Icyongereza, ni wowe uzi Igiswahili, ni wowe uzi Igifaransa, ni wowe uzi kuvuga, ni wowe ufite imbaraga, ni wowe uzi gutwara neza. Oya, ahubwo ibyo byose bishire hasi, uce bugufi, umenye ko twese tuba tubizi, tubishobozwa na Kristo. Amen. Ibyo byose tubishobozwa na Kristo. Ni ukuvuga ngo ni Imana irinda. Mwumvisha abana ba frere bakoze impanuka, twageze nimugoroba, hari imodoka ya etaje rikomeye kugira ngo ibintu byari bitoroshye. Abenshi bagomba kuba bapfuye, ariko muri bose nta n'umwe wapfuye, nta n'uwakomeretse. Ubwo zose ubuntu bw'Imana, bayakagaza Imana amashyi. Amen. Imana ni umurinzi, kandi uwirinze ararindwa.
imana ubifashe arakomera. Mwarumvise ijambo ry'Imana kugira ngo imana iyo ikinze ntawe ukingura, kandi imana iyo ikinguye ntawe ukinga. Mwese hano mushaka ibikoresho by'Uwiteka, mwese mushobora kuba abagaragu b'Uwiteka. Hano dufitemo abaririmbyi, dufitemo abakubita ingoma, dufitemo abavuza ubucuma, dufitemo abashobora kuririmbyisha, dufitemo abashobora kubwiriza abandi. Ni ukuvuga ngo niba turi kubyumva hano, ejo n'ejo bundi musabe dore gusaza ndaba naciyeho n'icyaho n'indi uzakora umurimo. Twese turabagaragu b'Imana. Sinumve ngo ni njyewe ushoboye, sinumve ngo nari icyo mfite, sinumve ngo nicyo ngicyo, ahubwo menye ngo twese turabakozi b'Imana. Niyo mpamvu hano dusomye, mwumve impamvu nasomye umurongo uri muri Timoteyo ya 2:20 havuga ati ngo mu nzu y'inyumba ngo ntihabamo ibikoresho by'izahabu gusa. Ushobora kwibona ukireba ukumva ngo ndi zahabu. Uri kubyumva neza? Ngo njyewe ndi zahabu, ngo njyewe ndi icyuma, ngo njyewe ndashoboye, ngo njyewe mfite imbaraga. Ariko biravuze ngo ntabwo mu nzu habamo ibikoresho by'izahabu gusa. Murabyumvishe? Ni karibu. Baracyaza ko ibibazo by'ubusafiri nyine usanga bibaho, ariko ni icya mbere ni ukuba ufite inyota yo kuza imbere y'Imana. Amen. Icyatumye ugira inyota yo kuza imbere y'Imana, burya icyo nicyo Imana ireba. Kuko biravuga ngo hahirwa abafite n'inyota byo gukiranuka. Amen. Ntabwo bafite n'inyota yo kunywa karigazoke, yo kunywa juisi, inzara yo kurya imitsima y'uyu mubiri, ahubwo iza n'inyota yo gukiranuka, yo gushaka ijambo ry'Imana. Mwabana ahantu muri njya murababwira, byamara mbivuga, nta kintu cyanshimisha nko kubona twese twemerwa imbere y'Imana. Ni bande bazemerwa? Ni abakora ibyo Imana ishaka. None navuze ngo ntabwo mu nzu habamo ibikoresho by'izahabu gusa. Amen. Ngo ntabwo habamo ibikoresho by'ifeza gusa, ngo ahubwo habamo n'iby'ibiti, ngo n'iby'ibumba. Muri kumva nawe igikoresho cy'ibumba si ikintu cyoroshye. Ibumba, ibikoresho by'ibiti, hariho ngo hari ibikoresho by'ifeza, hari iby'izahabu. Aho rero mu nyumba ibikoresho byose birimo, mpamvu nshaka kugira ngo mbabwire impamvu yabyo. Biravuga ngo hano twese turi abantu, twambaye umubiri, dufite ingingo nyinshi zitandukanye. Hari umusatsi, hari umutwe, hari amaso, hari amazuru, hari iminwa, hari amaguru, hari intoki, hari inzara. Ibyo byose ni ingingo ziteye ku mubiri w'umuntu, ariko byose ntabwo bikora umubiri umwe. Ngaho niba uri gusuzugura urwaye ukuremo, umbwire ngo umutwe urakugira amahoro, sibyo? Turetona abantu b'imodoka mu mukiki muraro ugikora ikintu ukikubita urutoki, cyangwa se kugira imodoka ukikinga kubikuza urutoki, ujya mukora ibyo babara. Si urutoki ukingiranye, harimo no kuguru, uranezerwa. Ni ukuvuga ngo rero twese hano turi umubiri umwe, ariko ugizwe n'iki? Ugizwe n'ingingo nyinshi. Izo ngingo rero zose ziragirirana. Amen. Izo ngingo zose ziragirirana. Namwe tubaye karibu. Imana umugisha. Musanze twatangiye, ariko nabyo ni byiza ko muri bashya, ariko byose navuze ngo icya mbere ni inyota iri mu muntu. Amen. Icy'ingenzi, ikizima gitumye ugera aha ngaha ni icyo Imana ireba. Amen. Turi gukana amagambo avuga kumenya gukora ibyo Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo nabwiye ngo turi abasore, turi inkumi n'abasore, twumva dufite imbaraga, ariko muri ibyo byose tumenye gukora ibyo Imana ishaka. Twavuye muri Afurika twizeye, turi muri Sunday School dusenga, tugeze muri Amerika benshi nabananira babivamo. Ariko ndakubwira ngo Amerika ntigushuke, ibintu byose mubona birimo ni ubusa. Ubutunzi n'ibiri ku isi byose ni ubusa, bizashira. Ngo nuko Yesu
aza gukuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri, ariko atwereka ko muri iyo byose hari ibikoresho bitandukanye. Hari ibikoresho by'ibumba, hari ibikoresho by'izahabu, hari ibikoresho by'ifeza, hari ibikoresho by'ibiti, hari ibikoresho by'amabuye, ariko ibikoresho byose biratandukanye. Ese reka kubaza, ibyo bikoresho byose uko bitandukanye byabibasha gukora umurimo umwe? Ibyo bikoresho byose ese bikora umurimo umwe? Oya, ahubwo ibyo bikoresho byose bikora imirimo itandukanye, ariko ikizima ni uko biri ku murimo. Amen. Ikizima ni uko turi ku murimo, ukamenya ngo nawe aho uri igikoresho cy'Imana. Amen. Ukamenya ngo ahantu uri igikoresho cy'Imana. Imana yaraturemye, iturema turi beza, iturema mu ishusho yayo kugira ngo tuyihimbaze, kugira ngo tuyikorere. Ariko hirya yaho ikibabaza ni uko tukishushanya, tukishakashakira ubwiza tutaremanywe, tugashakashaka kwibumbabumbira bya bindi, tukiremerera bya bicocero Imana itatugeneye. Ariko hari ibyiza kurusha ibyo Imana yatugeneye, nuko twakwemera tukaba ibikoresho by'Imana. Amen. Hanyuma tugakora iby'Imana ishaka. Amen. Iyo niyo nshinga yacu no munsi. Nagira ngo mbabwire mwese mugende mubyibazaho, abafite amakaye babyandike, abafite biriya musome neza, gukora iby'Imana ishaka. Kandi kababwire, umuntu wese ukora iby'Imana ishaka, Imana yamwumva. Amen. Umuntu wese ukora iby'Imana ishaka, Imana yamwemera. Umuntu wese ukora iby'Imana ishaka, biravuga ngo niba muri njye mugakora ibyo nshaka, musabe icyo mushaka. Amen. Mu izina ry'umuntu, mu izina rya dusabe, mu izina rya Kamariza, mu izina ryanjye, mu izina ry'Uwiteka. Amen. Kandi muzakibona. Niyo mpamvu rero iyo tugize ibibazo, iyo tugize ingorane, iyo turwaye, tudasaba umuntu, ahubwo dupfuka imbere y'Imana tugasaba Imana, kuko Imana ishobora byose. Imana isura abapfuye, yageze kwa Lazaro, Lazaro akazuka, yageze kwa Petero, ikiza nyirabukwe arwaye malariya ameze nabi, Imana izura igakiza abarwaye. Niyo Mana twizeye no munsi. Nawe yisabe, nawe uyibwire, Imana yacu irakora. Amen. Yewe mwana uhangayitse, yewe ubuze amahoro, yewe wumva unaniwe, wewe wumva wihebye, wewe wumva ntacyo washobora, uri igikoresho cy'Imana. Saba Imana, Imana igushoboze gukora ibyo ashaka. Amen. Reka dusoze. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo aba babiri bazanye udutebe cyane. Ni ukuvuga ngo twarejejwe. Amen. Twezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, twezwa ku bwa Kristo. Umwami araduhamagara dukura mu bisi, aduhamagarira kureka ibyaha, aduhamagarira kureka ibibi. Nanone arongera atubwira mu gitabo cya Timoteyo ya 2 ati, umuntu iyo yejejwe aba abaye igikoresho cyera kibasha gukora imirimo w'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo yejejwe, umuntu iyo ari uwera akora imirimo y'icyubahiro, n'abakora imirimo iteye isoni. Amen. Haravuga ngo imirimo y'ibiteye isoni ni ukuvuga ngo abapagani, abatizera bakora ikizira imbere y'Imana, bakora ibintu biteye isoni. Ugasanga hanze abana bambaye ubusa, ugasanga hanze abana bari gukora ibintu Imana idashaka, bari gukora ibintu bizira ku Mana. Ibyo bintu byose bizira ku Mana ni ibiteye isoni. None se kababwira wagiye abumba akavaze, agashyira ku meza, agaterekamo indabo, maze wakugera muri salo wakareba akagateka we kano kantu keza karanejeje, sibyo? Undi aragenda akora ibumba, akora iki? Akora toilette, nayo aragenda yitereka hariya. Iyo toilette nayo ni igikoresho, ariko akamubaza ese toilette na ya vaze uteye muri salo ifite icyubahiro kimwe? Toilette iri hariya na vaze na rya uwa wateruye urazira ku meza ngo buri mushyitsi wese natambuka rero. Ese wari ugafata toilette ukayitera ukagashyira muri salo? Ndagira ngo mbasobanurire mutandukanye ibintu. Amen. None ukuvuga ngo niba turi abakozi b'Imana, reka abakozi atubwiriza ijambo ry'Imana, harimo n'abakozi. Amen. Baturirimbisha, bagahisha ibyo bakaririmba, haleluya yaranejeje.
sibyo uwo nawe ari gukora umurimo w'Imana natwe ntabwo mwaturirimbiye akaririmbo akamwaka gaturirimbira kariba umwaka wo gukosora aho za muri gukora umurimo si mwakaririmbi akamuririmbisha kimwe twumva ntabwo dushaka umuko twari turi n'ibyo nashakaga ntabwo dushaka umuko twari turi dukeneye kugira ngo Imana iduhindure uyu mwaka tuba turimo niyo mwatangije ku karirimbo imva n'abashimye ndabashima n'ubwo n'umugisha muzakomerezaho nibibe mu ndirimbo gusa uko twabiririmbye aba ariko yo mu mitima yacu utubere umwaka wo gukosora amakosa tubisiga inyuma dusiga ibi byose inyuma dusingire ibyiza biri imbere hari muri data witwa Kabagema abenshi baramuzi reka kunda kuduza avuga ati ngo ibyiza biri imbere mwimucika intege nimwihebe ibyiza biri imbere namukosora amakosa gusa hanyuma tumenye gukora iby'Imana ishaka amen kuko turi ibikoresho by'Imana twere kuba ibikoresho bya Satani byanduye twere kuba ibikoresho bikora biteye isoni ndetse bikora ibyo abantu bishakiye dukora ibyo twishakiye ahubwo tumenye gukora iby'Imana ishaka tube ibikoresho by'Imana byera kugira ngo dukore imirimo y'icyubahiro abana b'Imana bakora umurimo w'ibyubahiro n'abakora umurimo usuzuguritse n'abakora umurimo ugayitse umurimo w'Imana wose urubashywe tube ibikoresho byera byereshejwe tube ibikoresho by'Imana hanyuma natwe tumenye gukora iby'Imana ishaka Imana y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen twaganaga amagambo avuga ati gukora iby'Imana ishaka umugisha n'abaje nyuma turabakiriye kandi muri isanga reka duhereze umwanya watangije amaterero tumusubize umwanya we kugira ngo adusoreze amasaha yacu yagiye batari bikerewe Imana ibakomeze kandi umugisha murakoze amen iyo bakwiye kugira ngo niba turi ibikoresho by'Imana ndetse dukora iby'Imana ishaka Imana ibamugisha